ubwo mukunda sha ukuntu twasanze mwicaye koko burabyari gusa oya najya kuvuga gusenya urugo rw'abandi ariko reba nawe mu rugo rw'umugabo erega do mitsi dore ngo wahise yirukanga iki ntabwo ari cya kindi ubu ndumva nakumenaga hano mama gatama jya kunzanira ibuye ndakubwiye ngo jya kunzanira ibuye none ahangaha nkubitinya nayimbwa turumvikana uriya mugabo igihe namuhereye mubwira ko atazongera gusubiza iwabo ibaba we yaranyishe uriya mugabo ntabwo nzongera kugendana nawe aba ashaka gusubiza kuri uriya mugore kandi uriya mugore ibintu akora wagira ngo yize karate tuzajya duhurira ku gasozi mite nitahira nubwo shonje ariko reka nsubire ku kabari arakinkoza gusa uriya mugabo nawe icyo nzi cyo ntaraba muzima siko tuburanye mwa ariko sha duherukana kera ukiri mu cyaro hambere ntarazamuka ngo ujye i Kigali iyo utarajya i Kigali niho duherukana ariko tamara kuja ntago ari cyane nubwo nari nce hari haruguru muri karitsiye z'iwanyu hari umukire wakuntu yewe ni amahoro ngo arashaka guha akazi tugende oya ndaza kubahuza nawe we nyuma ntarebe turaza kuvuga okay girira nka gutya ubundi wowe ndakwemera n'ubundi byari birimo muri gahunda okay ubwo rero ni ukuvuga ngo funanza ko ninazura urandeba oya we ntaje wigira ikibazo umukire ngiye kubahuza nawe se kari umuntu w'umukire nyine atari imbwa ubwo wowe mbwira turate dutangira ubu oya wowe ngiye kureba uwo muntu ndaza kuza kukureba none ejo nzabahuze wihita unatangira akazi ahubwo reka ngereyo ngiye kureba akantu naba nkora mu rugo mu kanya nanjye ndajya ku kabari kuvumba we naribi ngo tondo turahura oya ntugire ikibazo ariko ubu ngubu sinageze iwanjye reka nzi gatama we mama gata ndavuze ngo kingura cyangwa se umwire nimba utari bukingure ngewe nze tubonane sibyo
Meze bite mama Gata? Nisa. Makuru. Imeza. Aha nahese rero. Ni vile haraye. Namugiye kumenya kureba. Umeze neza se? Njye meze neza cyane ndaryoshye. Barimo barandebera no mu mafaranga. Amafaranga se yahisha urabona tudaciriritse ko. Uri kuva ese man? Mvuye hano hirya datashye ngiye mu rugo ndumva ndunani. Ubu ndi kukureba numiwe. Cyane se. Reba amarinete ibitenge. Rwa rutenge warujuje. Rwa rutenge wahozaga mu rwakoyeho nk'iranga muntu warujugunye. Pagata bakajya agasigaye atanga duce. Ariko n'ubundi njyewe nambara neza nabishatse. Aka se mwana ko ujya ukunda kugenda kundusha ntabwo wambonera mitsi kakajyama kankana gutya mitsi nyine uranamuzi kwaza. Ndamuzi. Mukanya turahuye. Kakajyama rero kandimo amafaranga. Akongera nkabona. Akabona ariko duhura bagenda gutyo nanjye nigendera ntabwo baba dufitanye umwanya munini cyane. Ariko ko nzamufatira sha sinzi ntabwo nzamworohera kabisa. Ko mana yanjye rero akajipo uturinete cyangwa ufite ikindi kigabo sha. Oya buriya niyo yamakamo. Ntabwo nakumurana imyenda kandi yatangurira nanjye nawe gure. Yatara amakuru se ya papa Gata. Meruka duhura cyagiye. Yarangiye. Cyagiye se yari yabaze. Reka mbe nashye njye kureba Gatama nawe yashize arwaye. Shayi genda nyine ubwo tuzasubira nanjye kamanuka. Iyi hene yanjye wari ugiye kuyimaza iki? Umva rero nkubwize ukuri rwose ngewe. Gendaje mbona iyi hene ukuntu yari imeze, mbona ifite amatwi meza, mbona ifite n'umurizo mwiza. Nibyo nireberaga rwose nta kindi kintu ngiye gukora. Nuko uhitamo kuza kurebera ku ihene yanjye. Ntabwo nari kwiba n'ukuri kw'Imana pe. Asha ubu ntabwo usigaye uri umujura. Agomba nkubwira. Wowe ndakura tumvikane nkubwire nyine.